Ni Key Property Rwanda nk'ibisanzwe, njye nitwa Kelsi. Aha turi ni i Kanombe Nyarugunga, tukaba twasuye inzu nziza nini ihagije rwose ku muryango, akaba ari inzu y'ibyumba 4, ubwogero 3, salo, saramanje, igikoni ndetse na annex zo hanze, ikaba ifite parikingi yajyamo imodoka 2. Uvuye hano rero turi kugira ngo ugere ku muhanda munini ni umunota umwe wonyine, bikaba byanatwara iminota 3 gusa uvuye hano turi kugira ngo ugere ku bitaro, bikanatwara iminota 6 yonyine uvuye hano kugira ngo ugere cyangwa uve ku kibuga cy'indege. Rero iyi nzu yacu ikaba inafite ubuso bungana, ikaba iri ku buso bungana na 300, ku buso bungana na 305. Iyi nzu yacu rero akaba ari miliyoni 100 zonyine z'amanyarwanda, ariko hakaba harimo n'ibiganiro. Akaba rero ari amafaranga make ugereranyije no mo imbere uko hameze cyangwa uko hangana ndetse n'uko hagaragara. Mureke rero tujyane turebe mo imbere uko hagaragara. Aha rero turi ni muri parikingi, murabona ko ari parikingi nini ihagije rwose yajyamo imodoka 2. Ubwoko bwose bw'imodoka hano 2 rwose bwajyamo. Aha tukaba dufite na jaride nziza igezweho irimo twatubuye benshi mukunda, murabona ko harimo n'uduti dutandukanye. Umunsi byakoze bizaba bisa neza. Nyuma yo kureba rero hano hanze, tujyane no mo imbere mu nzu yacu tujye kureba ibyiza birimo ukuntu bimeze, ariko tukizamuka turahingukira kuri bariko. Murabona ko ari bariko nini rwose ihagije, ifite amabara meza, hano ifite itara rikomeza kuzana urumuri rwiza nijoro. Murabona ko ari bariko ihagije hajyamo ubwoko bwose bw'intebe bukoreshwa hano. Nyuma yo kureba hano rero tujyane no mu nzu mo imbere turebe uko bimeze. Aha turi ni mu nzu mo imbere, ariko by'umwihariko hano ni mu ruganiriro cyangwa se salo. Murabona ko ari nziza, ari nini, yisanzuye rwose, inahagije. Murabona ko ifite amatara meza agezweho, hano TV stand nziza rwose igezweho, irasa neza rwose. Aho ushobora kubika utuntu twawe tugiye dutandukanye mu gihe uri muri salo. Aya yose ni amatiruwari. Murabona ko rero iyi salo ihagije, hajyamo ubwoko bwose bw'intebe zo mu ruganiriro uko bwaba bumeze. Nyuma yo kureba rero icyumba cy'uruganiriro, twareba na salamanje. Aha turi ni muri salamanje, murabona ko ari heza, ari hanini rwose, harisanzuye bigaragara. Murebe hano, wow, hafite ibara ryiza cyane rwose, aho gukarabira intoki, miruwari nziza nini ifite amabara meza, aho dushyira isabune twifashisha mu gukaraba intoki. Murabona ko ari ibintu byiza cyane, aho batereka ibyo kurya before yuko biza hano ku meza, cyangwa se mukaba mwana bihatereka mukabyiserva mubikuye hano mukicara ku meza mukarya. Nyuma y'aha rero turebe n'aho bategurira ibyo kurya bizanwa hano. Ni mu gikoni. Murabona ko ari igikoni cyiza rwose, gifite utubati dufite amabara meza cyane. Uri kubona aya mabara ni meza, arashimishije. Reba utu tubati ushobora kubikamo ibikoresho byose bikoreshwa mu gikoni uko byaba bingana. Murabona ko ari ibintu byiza cyane, bifite rwose utubati duhagije pe, aho ushobora kogereza ibyombo, gutunganyiriza ibyo guteka, bitabaye ngombwa ko ukura amazi hanze ngo uyazane hano. Murabona ko ari ibintu byiza cyane. Hano umwanya washyiramo firigo. Murabona ko ari igikoni gihagije, amatara meza hano, aho ushobora gushyira imitako runaka, indabo bitewe n'ibyo ukunda. Ahangaha aho ushobora gushyira gaze, kwiziniyeri, bitewe n'ubwoko ukoresha mu guteka. Nyuma rero yo kureba igikoni, tunafatanye dutangira turebe ibyumba bigize ino nzu. Duhere ku cyumba cya mbere. Hano ari icyumba cya mbere cy'inzu. Murabona ko ari icyumba cyiza kinini rwose, gihagije ku muntu.
nta kintu rwose iki cyumba na kimwe ushobora kukinenga, kikaba gifite n'ubwogero bwacyo bwisanzuye, murabona ko ari bunini nk'ubw'umuntu umwe, amazi yo hejuru, aho washyira isabune, amaburashi, tuwarete, aho wamanika utuntu dutandukanye, aho kogera cyangwa gukorera amasuku matoya wiborosa, ukora utundi tuntu nk'utwo. Nyuma rero yo kureba iki cyumba, tunafatanye turebe ibindi byumba bisigaye bigize ino nzu yacu. Ku cyumba kinini cy'inzu cyangwa se icyo bita master room mu ndimi z'amahanga. Ujya rero muri master room uca ku bwogero aho bambarira, ukagera mu cyumba principal cy'inzu yacu. Murabona ko ari icyumba cyiza rwose, kinini, cyisanzuye, gihagije ku muryango. Murabona ko ni cyiza pe. Aha rero nko ku mutwe w'igitanda hari amatara meza, washashe neza, bituma nyine uko wabigenje bituma kugaragara neza, aho uri buzimirize amatara bitabaye ngombwa ko ubyuka. Murabona ko ari ibintu byiza, ibara riri hano, uru rukuta ruri aha ngaha ruroroshye cyane, nyine sinzi ukuntu nabibabwira, ni heza mu magambo make. Tuvuye hano rero nk'aho barara, aho bambarira naho hatandukanye n'aho barara. Murabona ko hafite aho kwambarira heza rwose hanini, aho ushobora gushyira etajeri, aho uri bushyiramo imyenda itameshe, garderobe nziza nini yisanzuye rwose, ifite utubati twiza kandi tugezweho rwose, ibintu byose ushobora kuba wabika. Murabona ko izi garderobe dufite byose uko byaba bingana byajyamo. N'icyumba rero nyine kinini cy'inzu gifite aho kwambarira hatandukanye n'aho kurara, kinafite ubwogero. Mana yanjye, ubu bwogero ni bwiza, ni bunini, birisanzuye. Aha ni aho wogera, harimo amazi yo hejuru, harimo ayo ufungura yo ubwayo yibereye aho ari, haraya ugendana ugashikoza aho ushaka, aho washyira isabune, aho wamanika. Murabona ko ari ibintu byiza. Hano ukaba wahogera amazi ntabangamire umuntu waba uri inyuma, cyangwa se waba uri kuri tuwarete, aho bashyira urupapuro rw'isuku. Aha akaba ari aho dukorera twa dusuku dutoya. Hano ukaba ushobora kuhabika utuntu cyangwa ukahashyira udufoto bitewe n'ukuntu wowe ubikunda. Aha naho ukaba ushobora kuhakoresha ubika ibintu bigiye bitandukanye. Murabona ko ari ibintu byiza cyane ku bantu bagira nk'udusabune twariye two koga mu maso. Murabona ko hano ari ahantu heza, aho washyira udukoresho two kwiborosa. Mbese murabona ko ari dushe nk'iy'icyumba kinini cy'inzu rwose. Nyuma rero yo kureba master room, turebe n'ibindi byumba bibiri dusigaranye. Reka turebe n'ibindi byumba bigize inzu yacu. Iki ni icyumba cya mbere, murabona ko gihagije, ni kinini rwose, ku muntu umwe babiri bakijyamo nta kibazo. Tuvuye aha rero tugiye kureba n'ikindi cyumba, kuko iki cyumba n'ikindi bifatanyije ubwogero bumwe. Iki ni icyumba cya kabiri, ni cyiza, ni kinini rwose, kirisanzuye, kirahagije ku muntu umwe cyangwa babiri. Gifite n'amarangi meza. Iyi nzu yose ifite amarangi meza ushobora gukoraho ntiwandure, ntagire ikintu na kimwe agutwara. Ibi byumba rero nk'uko ari bibiri, nk'uko nari nabibabwiye, ubu ni ubwogero bwabyo. Murabona ko ari bwiza, ni bunini. Aya ni amazi yo hejuru, aho baborosereza, tuwarete, aho wamanika amaga, eswime, something even here. Murabona ko ari ibintu byiza cyane rwose. Ni ukuri habaye iwawe byaba ari ibintu byiza. Nyuma yo kureba rero mo imbere mu nzu, tugiye no hanze kureba inzu zo hanze, cyangwa se abenshi muzi nka annex. So hano tukaba tuhafite igikoni. Ni igikoni gihagije rwose, ushobora gutekamo ubwoko butatu bw'ibiryo bitandukanye icyarimwe, aho wogereza ibikoresho cyangwa se ibyo guteka ugiye gukora hano mu gikoni. Nyuma y'aha rero tukaba dufite n'inzu y'umukozi cyangwa se y'umuntu udufasha mu mirimo yo mu rugo. Nyuma yaho tukaba dufite n'ubwiherero
cyangwa se dushe yo hanze, murabona ko ari ibintu byiza cyane, habaye ari iwawe byaba ari ibintu bishimishije n'ahantu heza hari umutekano. Tuvuye hariya rero murabona ko inzu yacu inafite bariko yindi yo mu gikari, aha akaba ari aho banika imyenda. Iki giti gishobora kujyaho imigozi 4 cyangwa se inarenga. Murabona ko rero nk'uko mubibona aha hantu byoroshye no kuba wahakorera isuku. Birebera hamwe mubonye ko inzu yacu ari inzu nziza nini yisanzuye rwose ihagije, nk'uko twabibabwiye aha turi ni i Kanombe Nyarugunga, tukaba rero turi hafi y'ikibuga cy'indege, bikaba byatwara iminota 6 gusa uvuyeyo, cyangwa se uvuye hano ujyayo bigatwara iminota 3 gusa, uvuye ku bitaro kugira ngo ugere hano cyangwa uramutse ugiyeyo bikanatwara umunota 1 gusa kugera ku muhanda principal. Murumva ko atari kure y'umuhanda, atari na kure y'ibikorwa ibyo ari byo byose. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 4, dushe 3, salo, saramanje, ndetse ikaba ifite n'igikoni cyiza kigezweho, ikaba ifite parikingi yajyamo imodoka 2, jaride nziza hanze, akaba ari amafaranga make cyane, miliyoni 100, hakiyongeramo n'uko harimo n'ibiganiro. Nakwifuriza rero ko haba iwawe. Mwakoze cyane kubana natwe.